Ku tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu muri village Urugwiro hateraniye inama yiga ku hazaza ndetse n'iterambere ry'umuturage muri rusange. Hanyuma rero iyi nama yagiye igaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye, bimwe muri byo nibyo ngira ngo tuvuge by'umwihariko. Yagarutse cyane cyane kuri mituweli, dore ko ari ikibazo cyari gisanzwe mu by'ukuri kizengereza abaturage, ahanze benshi bakomeza kugaragaza ko mu by'ukuri batishimiwe n'izamuka ry'ibiciro bya mituweli ndetse na serivisi zose bagenda bahabwa kwa muganga, by'umwihariko abakoresha ubwisungane mu kwivuza mituweli de sante bakomeza kuvuga ko bahabwa serivisi mbi iyo bageze ku bigo nderabuzima ndetse no ku bitaro byose bikorana na mituweli de sante, kandi mu by'ukuri baba barishyuye amafaranga yabo, barishyuye ubwisungane mu kwivuza 100% byuzuye. Hanyuma rero ndagira ngo tuze mu by'ukuri gusimbukira nanone ku bibazo bimwe na bimwe byagiye bibazwa cyane cyane n'abaturage, ibyo byose bikajyanwa mu nteko yateraniye muri village Urugwiro mu biro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'u Rwanda Paul Kagame. Hanyuma rero ubu ngubu rero nagira ngo mubwire ko aya ni amakuru meza kandi ashimishije, abanyarwanda benshi cyane bishimiye kumva, ndetse mu by'ukuri byagiye bishimisha cyane cyane abakoresha. Ndagira ngo hanyuma rero tuvuge ku biciro bishya byasizweho ndetse mu by'ukuri n'umurongo byahawe n'uburyo mituweli de sante igomba kwishyurwa uyu mwaka wa 2026 2027. Ndetse hanyuma ndagira ngo nanone manze nibutse abantu bose mu by'ukuri bakoresha mituweli de sante, ubwo twese muri rusange, ko umwaka wa mituweli 2026-2027 uratangirwa cyangwa se uratangira kwishyurwa mu kwezi kwa karindwi. Mbere yuko dukomeza rero ndagira ngo munyemerere mbasubize inyuma gato aho byose byatangiriye. Ubundi mu busanzwe hazize imyaka irenga 10 abanyarwanda bishyura amafaranga y'u Rwanda 3,000 kuri mituweli, benshi cyane muri rusange. Hanyuma ejo bundi mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 nibwo twagiye tubona systeme ya RSSB yarimo gutegura systeme, hanyuma systeme ijya kujya hanze, ikikaba tekinisi itaranozwa neza ngo itunganwe neza, hanyuma itangire gukoreshwa. Hanyuma systeme yaje kujya hanze, imaze kujya hanze nyine abanyarwanda cyangwa se abakoresha mituweli bajya kwinjiramo bagasanga bari kwishyuzwa amafaranga asumba yari asanzwe, ugasanga uri kwinjira bakakubwira ngo ugomba kwishyura 20,000 kuri buri munyamuryango. Ibyo rero byateje impagarara ndetse biteza imvururu muri rubanda. Hanyuma RSSB igaruka kwisobanura mu by'ukuri, inabishyiraho umuco, inasaba imbabazi ku byari byabaye, kari akabazo tekinike. Ibyo byose yarabisobanuye, ngira ngo murabyibuka neza. Hanyuma hasize iminsi mike, nka nyuma y'iminsi 5, yego ndabyibuka, hasize iminsi 5, nyuma y'iminsi 5 nibwo RSSB yahise ishyira ibiciro hanze bizishyurirwaho cyangwa se bizakoreshwa mu kwishyura umwaka wa 2026-2027 wa mituweli de sante. Ibiciro byari byahinduwe cyane mu by'ukuri ku buryo bugaragara, ariko bwa mbere nanone ntabwo mu by'ukuri byari byishimiwe cyane n'abaturage, ndetse baranabigaragazaga mu by'ukuri ukabona ko batabyishimiye, aho benshi bagiraga bati njye niba badasubiza ku 3,000 ndarahira mu by'ukuri kuri data wambyaye ntabwo nzigera nishura mituweli, ati njye ndabirahira niba badasubiza ku 3,000 sinzi uko bizagenda. Ibyo byose rero ibinyamakuru byarabifashe birabipostinga, ndetse bijya ku mbuga nkoranyambaga binatrendinga cyane mu by'ukuri, abantu bose barabimenya muri rusange. Hanyuma rero ndagira ngo nanone nse naho nkunyurira mu by'ukuri mu biciro byari byasizwe hanze, kugira ngo bize kudufasha kumva ibiciro noneho, ndetse n'uburyo umurongo RSSB yatanze ugomba gukoreshwa mu kwishyura mituweli 2026-2027 biraza kuba biteye. Mu by'ukuri nyine nk'ibisanzwe, ntagiye kuri cyane, muribuka ko mu by'ukuri RSSB yari yongeye zimwe muri serivisi kuri mituweli zijyanye n'ubwisungane mu kwivuza. Murika ko bari bongeyeho urugero nko kwivuza kanseri, kongerwa amaraso, kubagwa zimwe mu ngingo. Ibyo byose murabyibuka, ntabwo byari bisanzwe. Izo serivisi zo kwivuza ntabwo zari zisanzwe zitangirwa kuri mituweli, zari zongewemo, hanyuma n'amafaranga aza kwiyongera. Ibyo rero byari byakozwe nyuma y'uko Leta y'u Rwanda imaze kubona ko ikibazo cya kanseri ndetse n'ikibazo cyo kubaga zimwe mu ngingo bari basizemo no kongererwa amaraso na zimwe mu miti abanyarwanda cyarabagoraga cyane, gituma rero bafata umwanzuro wo kuvuga ngo uwazamura amafaranga ya mituweli se ahubwo akazamukaho gake, hanyuma mu by'ukuri tukabasha gufasha aba baturage bose izi serivisi bakaza bazibona mu buryo bworoshye, batarinze guhurika ndetse no kunyura muri byinshi. Muribuka neza ko urugero kugira umuntu urwaye kanseri
se mu muryango byasabaga ko hari ikintu mugurisha gihenze mu muryango wanyu kugira ngo mubashe kumuvuza, ariko ubu ngubu amakuru meza hari ni uko byoroshye ndetse mu by'ukuri ari ibintu bizajya byoroha binyura no mu nzira zoroshye kugira ngo bavure bimwe mu bibazo byari bikomeye cyane, kubaga zimwe mu ngingo, kongererwa amaraso ndetse no kuvura kanseri. Hanyuma ibiriya biciro byari byashyizwe hanze, icyiciro cya mbere bagomba kujya bishyura amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 4, ariko bo ntabwo ari bo bayishyurira, ahubwo leta y'u Rwanda mu by'ukuri nk'uko isanzwe nyine ari umubyeyi ikaza gutanga nkunganira aho ngaho, ikabunganira 100% ku buryo yishyura bya bihumbi 4 kuri buri munyamuryango wese uri mu muryango, uwo muryango ubarizwa mu cyiciro cya mbere. Ni ukuvuga ngo niba wari ugomba kuba ufite urugero tuvuge ufite umuryango w'abantu 5 mu cyiciro cya mbere, buri wese leta yagomba kujya imwishyura ibihumbi 4 ikaza kwishyura yose. Hanyuma twagera mu cyiciro cya kabiri ho bari basohoye, ubwo ndagira ngo mbanze mbibutse neza ko turi kunyura mu bya mbere kugira ngo bize kudufasha ibi ngibi tugiye kuvuga mu kanya byasizweho, ndetse n'uburyo bigomba gukurikizwa, ndetse n'igabanyirizwa basizeho, kugira ngo byose tuze kubyumva neza, tumenye n'uburyo tuza kubibara bitongera kuducanga. Hanyuma rero ndagira ngo utege amatwi neza hatagira icyo ubusha bikaza kukuyobera. Mu cyiciro cya kabiri ho rero bagomba kujya bishyura amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 4 nabo nk'abo mu cyiciro cya mbere, ariko bo ntabwo mu by'ukuri bagomba kujya bunganirwa 100%, gusa bagomba kujya bunganirwa rero igihumbi mu bihumbi 4, ubwo ni ukuvuga ngo ni 20%. Ni ukuvuga ngo 20% niyo bagomba kujya bunganirwa. Ni ukuvuga ngo kubera ko buri munyamuryango uri mu cyiciro cya kabiri yagomba kujya yishyura ibihumbi 4 kugira ngo abone ubwisungane mu kwivuza bwuzuye 100% mu gihe kingana n'umwaka, leta rero yagomba kujya imwishyuraho 20% ariyo angana n'igihumbi, hanyuma nawe akaza kwishyura ibihumbi 3. Hanyuma kugira ngo tuze kubyumva neza, ndagira ngo ubyumve nyine. Ni ukuvuga ngo niba ufite umuryango w'abantu 5 wagomba kujya buri wese umwishyurira bitatu, ubwo bikaba 15, leta nayo buri wese ikamwishyurira igihumbi ikakwishyura 5, ubwo bikaza guhita byuzura 20 ukivuza mu gihe kingana n'umwaka wivuza mu by'ukuri 100% byuzuye. Hanyuma nanone abantu bari mu cyiciro cya gatatu nibo bantu mu by'ukuri benshi cyane ahangaha muri iki gihugu, aribo noneho leta iteganya ko uwo muntu uri mu cyiciro cya gatatu agomba kuba ari umuntu wishoboye, ubaho mu by'ukuri adastrugglinga, cyangwa se ari wa muntu mu by'ukuri utarwana n'ubuzima ariko akora bikagenda, akaba atunze umuryango we ku buryo bugaragara, umuryango ubayeho nta bintu by'ikirenga cyangwa se by'ubutunzi bwahatari umuryango ufite, ariko umuryango ukaba ubasha kubaho ndetse bigashoboka bikanakunda, bitameze nk'abantu bo mu cyiciro cya mbere mu by'ukuri uba ushobora kuburana n'iminsi irenze umwe. Rero biratandukanye cyane. Rero ndagira ngo ibintu tubishireho umuco, abantu benshi bakomeza kugenda abitotomba mu by'ukuri bavuga ngo bankize mu cyiciro ntakwiye, bankize mu cya gatatu. Icya gatatu kirimo abantu benshi cyane, gusa uburyo leta ibibara ndetse n'uburyo yabipanze nibwo ngira ngo manze gusobanuremo nabwo gakeya nanone mbere y'uko dukomeza. Ubundi leta ijya gupanga ibi bintu nyine, uyu ni umushinga wigwaho kandi ugomba kubyara inyungu ndetse ukagirira umusaruro abaturage b'u Rwanda. Ibintu byose bigiye gutegurwa nyine, leta yari ifite gahunda yo kugira ngo Abanyarwanda bagiye bivuza batarembeye mu rugo. Ni ukuvuga ngo y'amafaranga yishyuwe mu gihe wowe utigeze urwara, abarwaye bazayakoreshe bivuza, hanyuma abaze gukira nawe n'urwara uzakoresha yaba ikindi gihe nawe uze gukira mu buryo bworoshye. Rero mu cyiciro cya gatatu Abanyarwanda hejuru ya 80% bari muri iki cyiciro cya gatatu. Rero ni naho hava amafaranga menshi cyane agira uruhare mu kwivuza ndetse no kuvuza abaturarwanda. Aya mafaranga rero aturuka kuko nyine abantu bo mu cyiciro cya gatatu nta nkunganire na ntoya leta ibashyiriraho ndetse ikanabishyuza menshi. Impamvu rero leta ibishyuza menshi ni ukuvuga ngo ibi ngibi leta izi ko aba bantu bo mu cyiciro cya gatatu niba bandi baba bakora ibintu bikagenda, rero abantu bishyuzwa amafaranga menshi kubera ko badashobora kwigumura ugereranije n'umuntu wo mu cyiciro cya mbere. Iyo bamubwiye ngo uzishyura amafaranga, urugero tuvuge mubwiye tuzishyura amafaranga 5,000, buriya ahita avuga ngo ngiye nta nayo nzishyura maze nzarebe ikintu muzantwara, ati n'ubundi ngiye nyine we ababona nyine mu by'ukuri isi sinzi ukuntu abayibona mu buryo butandukanye nyine, n'ubwo uriya muntu wo mu cyiciro cya gatatu leta ibara ko aba mu by'ukuri yinjiza amafaranga afatika ndetse umuryango ukaba ubayeho neza. Gusa ntabwo twakwibagirwa ko nanone mu cyiciro cya gatatu harimo abantu batabikwiriye pe, bagakwiye kujya mu cyiciro cya 4 babakire cyane, harimo abatoya bagakwiye kujya mu cya 2 nabo ukabasanga mu cyiciro cya gatatu, aho mu by'ukuri icyo cyuho kirahari mu by'ukuri nanjye ndabizi neza. Nibyo rero dusaba leta kugira ngo izabyiga
ivugeho ibashe kubikemura pe, kuko turabikeneye cyane. Nanone ugasanga abantu bakuru bo mu byiciro bikuru cyangwa se bafite amafaranga baba bafite ijambo rikomeye cyane, ku buryo nabo bashobora kugumura abandi bose, bakagumuraho mu cya gatatu ndetse n'abo mu cya mbere, gutyo n'abariya batoya. Rero nicyo gituma leta iyo ugereranije bari abantu bakuru nabo uba usanga basa naho batanga amafaranga make cyangwa se umugabane muke ugereranyije nabo mu cyiciro cya gatatu, ndetse no mu misoro mukungu uko biba biteye. Abasora bakuru iyo tugereranyije dusanga basa naho basora make ugereranyije n'abasora bo hagati. Abasora bo hagati tugasanga basora menshi kuruta abasora bato ndetse no kuruta abasora bakuru, kubera ko bari abantu bo hagati baratsikamizwa cyane. Biriya ni ibintu nyine biba byarabonywe ndetse bikanigwaho bikanonosorwa. Hanyuma abo mu cyiciro cya kane bo bagomba kujya bishyura amafaranga y'u Rwanda 8,000 nta nkunganire na ntoya ibayeho. Hanyuma nyine tukaza kugaruka no mu cyiciro cya gatanu, ariho mu by'ukuri ruzingiye harimo abantu bakeya cyane, 20 y'u Rwanda nta nkunganire nabo babahaye cyangwa se nta bufasha bundi babahaye. Hanyuma rero ndagira ngo reka mbe nsoreje ahangaha iyi video itaza kuba ndende, ngiye kuza kubakorera indi video iza kubisobanura neza 100%, noneho ibyabaye updated muri inama ya minisitiri yateraniye muri village Urugwiro. Hanyuma rero ntuje kubura, ciao ciao, twongere igura mu kanya tumenye amakuru yose y'uburyo ibintu bihagaze. Bye bye, ni mu kanya video reka nze nayo mite nyitunganya.